ibintu byo ngo akarima k'igikoni ngo ugiye guhinga nimugoroba no gufura ubundi ntiwazagifura kujyana kandi sinzi impamvu utabona ko mukunda kandi mbishaho imbaraga pe ngo ubibone nyine wenda mbere ndemera amakosa nakoze gusa ariko ubu ndakeka urebye ibikorwa nkora urebye aho kuba naretse akazi i Kigali nkaza nkaba nicaye ino minsi yose impamvu ari wowe ndakeka ko bigaragara ko mukunda sinzi nyine impamvu wijishuka nyine ntunyiture nyine urukundo ngukunda nkwiture nze nkora muri iki kinjira turimo niba n'abasore bangahe baza guteta bavuga ngo tuvaneyo ndemeye mu irenge ndemeye byose ndabishima mbazi ko nkunda kandi numva agaciro hagiye mubona mega nkabibona ariko urabibona neza nawe uranabizi ko uyu mwanya ndimo akantu kanya atari uwo kujya mu rukundo reka si ukujya muri rushasha tubungi nawe turaziranye nimba ibintu byaragezeho bizamwo n'abana niko tuziranye ntabwo ari umwana ari uwawe nuko udashaka kunyuma ariko ntacyo basi ibyo twasezeranye urabizi twarabisezeranye nta n'icyahinduka kuba nizeye yari amemukiye akanywera ibintu nka biriya basi we mbere ikora ubundi kuva ku munsi usibye nyine akantu kabaye k'amaraso ya gisore no kubona yishushe n'ikigare nkagusiga ariko bana nyine bana ndi umuntu w'umugabo ngenda imfura buriya nanyemera ko tubanye ubwo wanabibona nyine ukabona imfura bwanjye ubunyanga reka kubana saka kanya nshakira umwana nibyo twasezeranye nimbona umwana nkafungisha rugamba kuko ibintu yankoreye sibase muti nyine nk'ubu subahara batekereza nyine nk'ubu hasi ibintu byo kubana bitari gahunda ya vuba nuko nyine ubu nyiyambaza njyewe se nkuyambaje nakubona ushaka nyambaza gute mu buryo bwinshi ndetse nabura nkuyambaza gute ahubwo tukagira aho duhurira tugasangira tugasabana ndetse urabona nishimye ndi wa muntu basi wo kujya gusabana n'undi ibintu rero byo kubashiza mu mutwe nibyo bigutuma nyine utenjoyinga isi reka guhangayika kwawe ntikuzatuma umwana ahita aboneka gusa ngewe nkiziza kumbirira guhangayika kwawe ntikuzatuma umwana ahita aboneka ahubwo wowe niyo umwana yagiye gufata akanya gato ubyiyibagize kandi ako kanya ukampe tugisi kandi nyine uko tuganira ni kugenda uruhuka nijoro ukabona ibitotsi wahuje urugwiro n'umuntu n'ibitotsi biroroha kubona ibibazo ugasa nk'ubyigeje ku ruhande kuko ukomeza ubitekerezaho n'undi mwana ari witaze shama ibyo uri gutekereza wowe uri kubyumva nyine nk'ibintu byoroshye ariko uriya mwana urebye ibyo naciyemo kubera we ukareba rugamba nawe nizeye ubuzima bwanjye bwose nizeriyemo mufata nk'aho ari akamana kanjye kuri iyi si inde rugamba akana ingegera mbi uriya wamwakiye gute mu gisirikare konze mu atamuntu umusirikare w'imbwa kuri umusore w'imbwa cyane nako bana umusore imbwa cyane muzi wari wahumye amaso kujya kwizera umuntu muri numva se ari muwagufitiye icya mbere ntabyara icya kabiri ngo yemeye umwana atari ubwo se urumva abagabo bo bize nde mugabo yapfa kwemera umwana atari uwo mayi ntabwo ndi hano basi ngo tuganire nk'uko biba binsabye ntabwo ndi hano ngo unyibutse amakosa nawe narakoze sorry nyine niko naje ko ariko njye ndakumva uburibwe ndi kumva ninjye uri kubwumva nta n'uwabumfasha kuba umwana nabyaye nkaruhira nkaba mbuze n'umugabo nakunze nkaha ubuzima bwanjye bwose noneho nkabura umwana umugabo nakunze akaba ari gukora ibyo byose njye inkubu nakusaba ikintu kimwe nyemerera nkubere penikira nyemerera n'umwana uzamuka icyo nkusaba nawe ugerageza worohemwo tujyane ku murongo kuko urumva ikibazo dufite ni kimwe sibyo ugiye nkeneye umwana wanjye nawe ukeneye ko umwana wagaruka n'umwana wacu sibyo urebe unyorohereje hari ukuntu twabigenza bikoroha genze ko umwana yaboneka hanyuma iriya ngegera
ikazawugwamwo ikawuneramo umva ikameramo ubundi ko atabyara niyo bamufunga nta n'icyo byaba bivuze. Icyo nyine ni njye nawe Misi yanjye nawe twembi ni umwana wacu. Uwo mwana rero niwe ukenewe kugira ngo isi yacu ibeho kandi urabizi twarabiganira. Nta bintu byinshi mfite byo kuvuga ndabona. Ese nyine nta n'ukuntu twabigenza mu gihe turi kuganira ko umwana yaboneka nta kintu n'iki na kimwe ndi kubasha gukora, nta n'icyo nakora, nta n'ikintu na kimwe wankuraho. Harabona umwana wanjye ntarafungisha Rugamba ngo ayishyure ibintu byose yankoreye. Rero basi mfasha nk'uko wemeye ko mfasha wihangane bazi. Kanyine nihangane se nabigenza gute ariko umwana we bizaboneka ibyo nembe buriya n'ibya nk'aho biba byakoretse kandi uzayibona ko ndi inyangamugayo buriya wari uhombye cyane kumbura. Ngaho reka tugerageze amahirwe. Ngaho wirirwe basi turavugana kuri phone, reka nawe njye kureba ishyimbo nsize nanitse. Sigenda nyine se ko nyine nyumviye ubusa ntakunda ariko humura ibyo nasezanye nzabikora. Umunsi mwiza. Sayine usigiye irungu. Kimaze umuntu ashyizeho ibintu by'ubuvandimwe ubundi njye mbere hano harimo ubuvandimwe cyane kubera ko unyicaye iruhande ubundi bari kuyicara wapfuye kabisa kuko niyo misiyo nari nahawe ariko ngiye kubera ko mbakunda reka nkora ibyo nahawe gukora mbona amafaranga yanjye nigendere. ubu nta mafaranga n'ikibazo amafaranga ugiye kukwishyura tumukora ibintu nk'ibi ngibi. Yesu bamuguza ngaho si ibiceri 30. None se urakina n'ibihumbi 100 angahe gute? Ako Rugamba ari we kamubwiye. Nyine mbere yuko navuga cyo bazitekereza. Reba nka rwarwana. Yewe umutwe rufite mbara rumwe sibyo. Nje nushaka ngo umuntu ari kumwana byibuze mu mugaburira. Nje ngaburira no mupeti. Ariko ntacyo. Umuceri biko bitatu byuzuyemo umuntu. Niba umuntu ari kugaburira umwana ariko rero shavuga usiko watese mwana umuntu ni wo nizo mboga nari mfite. Urishimye we peti icara hasi. Stop. Ndakubwiye ngo icara hasi. Stop. Wicaye hari indirimbo nziza uzi kuririmbira abantu ariko uretse kuvugana n'umwana wawe nawe tarira tuza kabisa acyana cyaratese bana wabibonye nta kintu kimwe ari gutwara. Beti ubaye iki ntanze kuzana ibyuma ngatagira ubwoba none rero umwana wawe kumenya waramuhaye na nido amarira yisaza ba Beti egera papa wawe guhoza mwegeresha heba walahi hakononeho wacecetse mama wari hano sha Peti we mubwira ceceka reke kumena amatwi uranyara mu matwi ufite uburenganzira umwe nta nubwo wagira impuhwe z'umwana. Mwana se nari akosto ubujya wibuke ko turi nk'abavandimwe. Njye nawe tuvukana se twashatse umugore umwe se ntacecetse. Peti urakoze cyane wongere gukopfora sibyo. Hanyuma rero Rugamba ngiye ntongere kumbwira ngo turapfa iki cyangwa ngo ntabwo uri hano kubera ngiye uri hano kubera akazi kanjye sibyo. Ikindi menye ko impuhwe ndazifite ariko ntakivuga ko ninkomeza kuzigira ngomba kuburara nkabwirirwa zitazigenda. I'm sorry kabisa. Nta mafaranga ngahe baguhaye basi nanjye nyagura. We wa 800 wabimpa gushakira iyo bimbwira mbese rero ikirakana nagifashe ndi ku kazi ubwo nawe gutaha ubuhanyishe wayakuba kabiri nanjye nawe nkamushaka utasungu mwasohokamo hano kiri ubuzima
kubera umufuka wawe wanasohoka. uriya mujinga ukuntu abonye wagira ngo gahunda ye ni ukutwica. utamutuka ataranyishyura kuko aramutse abyumvishe hari ukuntu akazi kanjye kagenda nabi. Karame Bana ni amafaranga baguhaye ngewe. Njye nakubwiye ngo byarenze inkombe sibyo, ariko ubutaha twazahurira ahandi hantu tugakorana. Hari icyo bitwaye se? Kurya iki? umwana wawe ni umunyampuhwe cyane. Ukunda kurya ikisha? Ukunda kurya ikivuga cyane? Urya ikisha peti? Ifirisi izo zirya kwa nyoka kwananga sibyo? niyo byaba ibishyimbo byiza. Okay, nimbona udubishyimbo n'agacapati ndakuzanira sibyo? Vuga ngo ndabirya. Sawa, urakoze cyane. Ntuzongeye gukina nanjye, ugende mu batonto beza ariko babi sibyo? Sawa. Gumana na so umutera udukuru cyane kireze. Witonze ugamba turi inshuti kuko wagize nyine mfite impuhwe nona nazi uri kubona mu jisho do zirimo so mwe muganira nka famille mufate icyemezo gikomeye cyane. Stop kibutse ubwo turabavana. Aje kuzana Habibi imbere wa mahero. Mahero ka? Ubaye iki? Ngenda jya mu ndebe igikapu ibintu biri. Nacyo kirimo. Ushinzwe iki? Hajye nabona kubwiye. Ninjye wasigaye uhagarariye irondo. Irondo nyine ubusa turi mu gicuku. Hajye rikora nijoro. Nose iyo twagiye mu mugano haba ari ku maboni wagira tubira tujye kubazana mu rugo. Ushinzwe irondo? Ninjye muyobozi. Kuva bafungura cya gisambo nahise nsubira ku kazi. Ako bibura ruko se wari umufashe kurwibamo kabisa. Njyewe ntabwo nakiba. Nose buri nakiba nabuze iki. Mama abafite ibintu byose. Mu rugo dufite inka, amata turayanywa. Ubwo se naba nshaka iki? Se ko mbona isura yawe noneho yabyimbye byagenze gute? Ufite amafaranga? Ufite amafaranga? Amafaranga? Kandebe. Bizi wakimara bana nubwo dushyira kuri momo. Kuri momo se ngiye yari na telefone ngira. Ahubwo ibintu byarakomeye. Ya telefone yagiye. Barayinyibye. Niyo mpamvu nsigaye. Kandi none ngushinzwe irondo. Nyine nahise mpitamo kuba umuyobozi w'irondo kugira batazongera kunyiba. None se mbwira kuba narakaye. Ya mumotari nta mungu nzajya kumwaka kanyene. Yose yarakaguha. Nyine uzi ko wabaye wagira ngo ikindazi cya danger. Iyo ukuntu uri kundera. Kumbuye ko nkora mu matama. Njyewe. Hari undi uhetse se. Binyine umva ngo maze ndigendeye. Ntabwo nzongera kuba kwa korona. Biki? Aya uri murambeshya ahubwo murimutse. Nacyagiye mwari mwimutse urambeshya. Ko n'ibitenge nabisize ngareba. Sana. Ibi ni byose birakora. Warumaye ngo mfate gusa. None se nyine ubu kubera iki bimutse? Ahubwo tugiye nunshakira inzu yo gukodesha. Ya indi nabagamo gusi bayijyana. Wowe? Noneho rero duhuye nagushaka. Ese waje tukajya kwibanira. Reba umusore ngakora ngajya tukabana nk'iki n'umugore n'umugabo. Wewe njye ndi n'umugabo wa danje. Ese bimba nkubaza. Iyo umuntu ari umugore n'umugabo bakora iki bigenda gute? Nyine iyo umuntu ari umugore undi ari umugabo. Umugore arateka akagaburira umugabo hanyuma si ibyo se? Akanajya no guhinga. Nubundi. Hanyuma agasasa tukaryama. Mwaryama mugakora iki? Nyine tugasinzira. Bakabyara gute? None se iyo mwaryamye bugacya muri kumwe nago uhita utwita. Kandi ubu mama wazi ngafite umuhungu. Ngafite umuntu. Nshaka tujye nunshakira inzu cyabwira abo banyerondo bawe bashakira. None se Claude ngiye kugukubita? Ibyo ntago bikureba ntabwo ushinzwe iby'urugo rwanjye. Tugende wowe. Yesu usigaye unera imubu. Ntutera impuhwe urabona nshonje.
ndi kukureba nkahita nibuka ingoma z'abaporoso ukuntu bazihondaguraga. ariko urabona ko nabyibushye basi. Warabyibushye kubera ingumi. Ubundi warya ingumi buri munsi ntubyibuhe. Ese uranshaka he? Kumbuye inkonje zanjye. Wajya uvuga ibigambo. Yesu urambabaje. Uzi ko mu rugo hahandi Mutesi yararaga nta muntu harara. Waje ukajya kwibera mu rugo. Shaka tugende umfashe gushaka inzu. Ubwo urumva nabana nawe koko. Bibaze tubanye ugasanga mvuye nko muri douche ndi kwambara. Wambaye ubusa? Sinahita mfunga amaso. Ntafunga ntabwo nakureba wambaye ubusa. Oya. Tugende njye kukwereka. Kunyereka iki? Ubusa bwanjye. Oya, utanera umwako gasanga mpfuye nakize dore n'ubundi ntabwo murohe. N'ubundi ufite umwako wavukanye ukiri mu nda. Umwako wanjye se ko bahita turawansa. Sha bizi tugendeye. Tugende? Tugende nyine gushaka inzu. Uza kwa Sibomana naziriye. Ubundi se ufite angahe? Iyo mfite sara kureba tugende turashaka nk'ibihumbi 3. Sindi umukire 3. 3 se uzabyishyura iki? Zabyishyura iki se babona ndi kimwe. Reba, inzu wabagamo n'umugabo wawe mwayishyuraga 1000. None wowe uriya nzu ni 5. Ni 1000. Iriya nzu irimo na sima. Yo se murayatanga se mujya kubaha umubyizi mugahinga gusa. Izabasi. Claude ibiyakure se. Claude wimuvuga nabi. Tutakibana. Ingome wariye ngewe ndi nkawe rwose najye nanamubona. Ugeze amahirwe nabona n'umwanga nanjye nkamwisunga. Shabizi tugende. Okay. Ariko none nimba wanze ko tujya kubana mu rugo. Kanguye igitekerezo. Waretse nyine ukaza. Tukajya kubana kwa Muzi. Okay. Nubwo nako ngiye ntabwo twajya kubana. Ahubwo urajya kuba kwa Mutesi. None se siwanze kuba mu rugo. Kwa Mutesi. Ntabwo ngiye najya nza kwa Mutesi. Urumva nyine Mutesi yaguye kimwe cyose. Ntabwo twashobokana. Kubera iki? Agira amagambo menshi kandi nditonda. Wowe uvuga ukarusha Sonateka. Wowe kuvuga inzogera uri n'umugabo. Njyewe se mba navuze. Ubu ngubu igihe twahagarariye hano so wenyine uri kuvuga. Wowe uri kudoda mwana we. Sinari ngusubira ibyo warumbaje. Tugenda cyo kuri wenda nicishwa Mutesi musubuze byonyine. Nyine wowe wicu haguma sibyo? Oya. Uri mu rugo nguze na mata. Ndabizi batetse ibijumba. Karugamba se ibijumba. Hata birya se sibyo nuze urugamba amaze iminsi ahinga. Kuva mu gisirikare rega nawe. Uriya mugore ari kumviriza ariko. Sungure. Mbega abagore bumviriza. Bana twigenda. Oya none se nese gusubiye nyine ngwino tugende. Yajya nataye n'umutwe. Tugende ngure n'icyuma nimwe. Gawe ntacyo zana mutwaza. Hai tugenda. Binda guva. Nge ntabwo rero ugende inyuma ni bari. Genda wewe kana nigende. Ngaho tugende. Unamubwira tugende imbere ni tugende. Nyine mereza mwe. Gire tugende imbere nkubwire. Tukare. Umuntu John. Garuka umuntu yunyohereza kunanya busabye kuneza kumumukore wanjye ukunze nakunze kuva tukiri bato utarabizamwo. Uri kumba ndi gukora ibintu by'amafuti nk'ibibazo by'ubugoyi. Kuva naho sinigeze ko nakora ikintu cy'ubwa nk'iki. Ahubwo ndeba hejuru y'ugufu mu mutwe kwawe dodo. Ese uri kunyumva wowe? Kuvuga nande? Kuvuga nande? Kiragasuzugura nk'ibijyana ko byo bizashira. Rero byo nibyo nkurikiye ntabwo uri kwigira. Uri nyumva tutatugeze hano hano? Kurimuka. Kandi ndimuka. Imbwa nizicaye hasi ziri kuriya kwisanga zikurisha umunwa zirigatanye n'inkazo. Nangeze zazo. Wabimazeho? Wongere bari kugabura imezura. Ufite ibyo mutwe agatuza umusirikare ng'ubuki warakunze iyo ndemvira mu nzira nkakunda. Ukareka kwivanga mu bintu utazi iyo byatangiye. Kundi uyu muntu umugabo reka tugahangana. Utamfatira. Ibintu bikubereye. Bigeze ngo usubire byinshi cyane. Ntabwo uzi muri guhangana na yariyo. Ngibanyita Mike. Kavukire ya Kigali. Ubucakura bwose ndabuzi nta kintu kimwe wanzana wowe. Narakureba nk'umuntu ntiyagahinda nyibyimbya buriya naje wowe unansuzugura ndababara niyo nayo umujinya mufitiye. Mutesi. She's mine.
yashyire ku mwana akagenda. Niba umuntu w'umugabo ntabwo ari gutuma umwana uyu nguyu umwicisha inzara gutya. Ntabwo mwitaye ariko mwitaye ni nyina niwe nkunda cyane sinzi iyo cyaje kivanze mu bintu. Ibu kuba ndi kumugerageza ne mu nkamubwire ko umwana mufite cyangwa se mukunze nuko nkeneye mama. Ubunsi ukoresheje ubwonko bwawe uzi gutekereza neza yuko ukunda nyina. Neza cyane ndamukunda. N'ibyanjye byose biramukunda. Kandi nizere ko mu mutwe amaze gusiba buri kintu cyose ufitanye na Mutesi kuko uyu mwanya no wanjye. Mwibiri bangaze. Ngo kintaruze. Bashaka kucyumva. Mutesi ko yashimuse umwana. Ubari kumushakisha. Asi ko yashimuse umuhungu kagenda. Bitewe nuko utarisi. Wakinye na miti utabaho bro. Wakinishije umuriro. Wowe warashimuse bari kugushakisha. Ibintu ariko kubivamo kimbunuka hunga ukiruka. Abantu bamuranye bakure mu cyaro mwakumva ngo mumenye ubwenge hagutekereza imishinga zabo bakira nabuzukuru banyu ngo mugiye mu bisimo ngo muringa buzi igihugu. Biyazemo nibyo bivuze. Kugisigara ugashaka ubuzima bwawe ugacyaza n'ubwenge ukamenya ahise igenda. Kwisiteye kwisizenguruka. Warubise kwisizenguruka cyangwa uri kuma biology gusa. Nako ni geography. Ubu warashimuse muteze gushaka uri kumufasha ninde. Ndi mukumba hafi ijoro na mama mushakira umwana we. Mufasha gushaka n'umugabo. Cyese ntabwo yakwizera ibyo bintu cyane. Ko Mutesi aranzi neza. Arabizi ko icyo kintu yirirwa gutoka ngo rimbuza ngo abantu umuntu ni mugari yishuza ikizere. Like ibyo bintu kuvuga ntabwo ari byo ntabwo Mutesi yatekereza kuko atari ko dufite none ubutanziza muzana ikode kugira ngo umvugo gasiga gufatamo. Ubu ni wamugera imbere no guhita gutwika. Ibintu biri gukuza byicuza ubuzima bwawe bwose. Uzabavuye njye icyo njya ntekereza nuko Sitona ajya mfata umunsi umwe yazasanga wa nakwishe ko Sitona ajya mbuza amakuru kandi cyakwa itamva kawe narakurushe nka Kiri Dini sindi tonto Meze Umwana ni marayika nta kintu kimubaza n'ushaka kumuzanaho amatiku wowe. Ibintu byose uri gukuza Njye nta kintu uzabyicuza nzi ibyo ndimo. Wanshitse nzi ibyo nakora, wapfuye nzi ibyo nakora, uyu mwana apfuye nzi ibyo nakora, bakambona Mutesi. Narafata ikaye y'ikaramu nandika bro. Kuriya njya mfata ngo ipoti iranyura ku muhanda uyu useruka. Nafashe kandi ndandika ibyo ushaka kugira. Ibyinza rero ngaho nakubyaye. Utwuzabona uzafata utwo. Wanyumvise? Kandi ukomeza kungaragariza agasuzuguro mu maso yawe hano muri wanjye nawe ukoze icyo ushaka. Jase nakugaburira n'amase. Ntabwo rubingo. Byose kandi wariye. Igihe twavuganye nta bintu byo kuvuza urwamo n'uvuza urwamo umuntu azagufunga. Nyumvise ubushize nwishe wikoza ngo iyo wishe ukavuga se bro windebe icyo ntacyo wambara wowe wibishatse utogoshe cyangwa uzane umukofero cyangwa nzana ugwembini. Eba cha famille aryoha kabisa no kugira ngo ashaka umugore. Koruga. Mwana ariko ko hari ukuntu mbona mudasa mu biteye bundi. Gosha. Wani papa wawe. Uyu ni papa wawe. Uramwihakanye akamututuza ikaze ubwenge ba. Wahise umwihakana kubera ko muri mu magi. Umeze neza? Kabisa.
asubiza nka Rugamba kera kabisa. Yabaga afite udukonfidensi, umuntu uturusha amafaranga, yego warayaturushaga ariko natwe ubu ngubu tugiye kuyabona. Bro, ikintu kimbabaje ni kimwe n'ukuntu umugore we bagiye kumutwara. Twarwa nande. Umugore we yenda ko niko kabanga nakumenyera none ariko wihangane ko umuntu bita Mayiko amumereye nabi. Kandi ubyakire wishimye kuko nta mahitamo ufite. Ubwo kiriya gicucu ibintu kiri gupfa. Iyi gicucu kandi gifite umugore wawe ubu ngubu kirinda kumufatisha gutya. Niba bitanarangiye ahubwo. Abagabo b'ibigoryi mu kubona umuntu ahagarara ari muremure afite ubwenge ariko bwo kurinda umuryango habe. Wapi kabisa. Ako pole kabisa. Ni ibintu yo nanjye data bamujyanye umugore rero. Ubona ko uyu muruho nanjye buno mba niga ahantu heza mbayeho neza ariko kubera igicucu cy'umusaza ngo cyambyaye kiba kigiye kuzana amahane. Sa bite byawe ngwino hano. Ugeze hano gute? Iriba byagushimishije. Ntabwo mu rugo bakwikije ko uzajya winjira ukomanze utakomanze. Ariko ntabwo urambuye. Urambura? Uhita uvuga ngo ninjire. Sa, ugenda ubwire Mutesi n'abantu bose yuko ngende hano. Turi wabivugisha wenyine. Mubwire si iki ni giye gitangazamakuru. Ndakubwiye ngicara hasi. Igira hino. Wa mushenzi. Akacyo cyane cyawe ubundi shama. Hanyuma iki kikuzanya hano? Mama wanjye anshaka. Ntabwo yari kumpamagara se? Usaba akagoryi kugeza byari kwe. Ibintu byose wawisikisha. Urabona ino se ari yo gusekamo. Kikabonye ubwo buntu bw'ubucucu, sibyo? Ikindi kandi ibi ngibi Rugamba akubwiye cyo kugenda ukabwira abantu bose. Wowe ntabwo uri umwana w'iwabo, ntabwo uzi ukuntu barya ngo baguheho, wumvishe? Ninjye musaza wawe, wabyumvishe? Ibi ngibi ndakubwiye ngo genda uce kuri ya butike kubera ko tuvukana, sibyo? Urabona nawe umwana mwiza no ku mutima uri guseka, sibyo? Kubera ko mubonye gashiki kanjye gatoya, sibyo? Wegenda ubwire Marie Claire kuri ya butike aguhe biscuit 3. Ubundi kuvuga ko wabonye bano bantu hano ni ikosa. Niki? Ikosa rikomeye cyane. Sibyo? Inde? Ntabwo nabafungiye aha ahubwo turi kuganira nuko bicaye hasi ngiye nkicara hejuru. Turimo kaziritse. Bireka ko binjajwe, sibyo? Kibaza bikeya kuko iyo umuntu amenye byinshi babimubaza, sibyo se? Ngaho genda babwiza biscuit. Super deep nayo ushaka? Ji. Se umva nta kibazo. Uzi ubwenge nka nyako kabisa ntako nka mama, sibyo? Ntuvuge ko akana kavuze ngaho genda. Ariko ubutaha n'ujya kuza kundeba gihera nko muri metero 100 umpamagara. Kovuga kakagoryi. Hanyuma kuruga urandeba gutyo urangira iki se kujya ndimo arakaza? Nikarangira ntabwo tuzongera guhura. Cyakora nakunze umuhungu wawe ndamubwira akabikora kabisa, sibyo sha? Vuga ngo ndimbwa. Vuga cyane. Ndimbwa. Ya nyayo? Sowa cyaho ngaho. Sorry najya numve niba waramutoje. Ntabwo ari imbwa. Ahubwo imbwa ni wowe. Umuntu w'inshuti wigira umugambanyi. Uje ubufaranga bw'ubusabusa udafite n'ikintu na kimwe buzakumarira. Mbona nyundo mfite hano ngo nyikoreshe. Ariko wongeye kumbwira nabi byaba nabi. Kandi nta n'icyo nagukora wongeye mfite ukuntu hano uriya mwana wowe ukabyemera. Sibyo? Tuvugane neza. Nako nta n'icyo mfite cyo kuvugana nawe.
muryoherwe sha. None urantuma iki? Ushaka kunywa iki none? Nshaka kunywa. Uvuga cyane, ushaka kunywa iki? Nshaka kunywa ji. Unse niwe kubwira. Keri, ushaka kunywa iki ngo nyikuzanire? Nshaka kunywa ji. Ji. Unyweye ibyondo ntabwo byagenda. Agusto wari cyaho ngaho. Sorry Rugamba. Uri gutocaringa umwana kugira ngo bigende bite. Banganira n'umwana wacu, ega nanjye ndi toto. Ikibazo nuko ndi toto ukennye akaba ari umukire, sibyo? Umwana urya neza kameme, ariko I'm sorry. Cyane nibyo muramo kabisa. Ore sana.